Vision Talk. Ndagusuhuje cyane kandi ndabakengurukiye mwese mudukunda mwese mwakoze subscription mwese mukomeza kumva ibyo tubabwira. Imana ibaho umugisha kandi ikomeze ibane namwe aho muri hose, aho muherereye hirya no hino ku isi muri rusange. Imana ibaho umugisha kandi ikomeze ibane namwe. Uzajya wumva rero cyangwa se hari amagambo avuga ngo cyangwa se hari ibihuha wumva bavuga se sinzi ukuntu nabyita cyangwa bitewe wowe nuko ubyita, ariko muri rusange hari ijambo rivuga ko iyo umusore ukiri umusore utarashaka umugore, iyo ngo uryamanye n'umugore birangira ubaye inganzwa n'abagore cyangwa se ugakunda kuryamana n'abagore cyane cyane mbere iyo ko utereta cyangwa se uvugisha n'abakobwa bankaba. Hari abo bumva babivuga bakavuga ko kuryamana ati umusore waryamanye n'umugore ntabwo bakiri umusore, aba yararangiye. Ntabwo igihe cyose ashobora gutekereza umukobwa cyangwa se ntabwo ashobora kubaka urugo, ahubwo ahora yibera mu bagore uko byagenda kose, aho usanga bifitanye isano n'aba basore baryamana n'abagore. Abenshi hari abo bita abapfubuzi, ariko jese hari n'ababikora kubera kwishimisha gusa batagambiriye kuba bajya gupfubura koko nk'uko babivuga. Ariko se koko niba koko umusore waryamanye n'umugore wubatse, usibye ko kuba waryamana nawe atari byiza, usibye kandi ko kuba waryamana n'umuntu ari icyaha ndetse Imana yanga kandi idakunda, ariko nanone se kuki ibi bihuha bikomeza kuvuga gutya ko iyo umusore yaryamanye cyangwa se iyo umusore yaryamanye n'umugore ataba agishakisha umukobwa wenda ngo babe bakundana? Rero ku ruhande rw'ubuvuzi cyangwa se medical scientific, nta bushakashatsi cyangwa se gihamya y'ubuvuzi igaragaza ko umusore waryamanye n'umugore wubatse ahita araruka cyangwa se akaba indaya. Mubwije ukuri ko hano nta bushakashatsi bwari bwakorwa ngo bugaragaze ko ibi bintu aribyo. Nanone nta gihamya ko bihita bituma umuntu aba indaya ku bagore gusa. Byumvikane ko neza rero ari ukubeshya cyangwa se ari rumors abantu bakunza kugenda bavuga cyangwa se abantu bakunda kuba wenda bitwaje. Ahangaha wenda ni ku ruhande rw'ubuvuzi mubwiye ko nta bushakashatsi bwigeze bukorwa kugira ngo babone ko iyo umusore yabashije kuryamana n'umugore ahita aba umusore ukunda. Nanjye vuga ngo ahita aba umusore w'indaya. Nibuka ko bavuga ko nta ndaya y'umugabo ubaho, ahubwo ngo n'abakiriya baza, ariko burya nazo zibaho kubera ko iby'ubu ngubu byabaye agatogo nk'uko bamwe bakunze kuvuga cyane. Ku ruhande rero rw'imyemerere ndetse n'imigenzo, icyo twakwita cultural religious belief, mu mico imwe n'imwe gusambana n'umugore wubatse bifatwa nk'icyaha gikomeye, cyane cyane gushora umuntu mu busambanyi, gusenya urugo rw'undi mugabo ndetse no gucana inyuma. Hari naho rero abantu babivuga mu buryo bwo gukangurira abasore kugendera kure abagore bubatse kugira ngo batagira ingaruka mbi mu buzima bwabo, harimo ibibazo by'umutekano, ibibazo byo mu mitima cyangwa se n'ibibazo by'uburwayi. Babwira ko gusambana ari icyaha kibi cyane Imana yanga, ndetse n'abantu bwacyo kikaba ari icyaha cyashobora kukugiraho ingaruka mu buryo bumwe cyangwa se ubundi. Ingaruka rero ushobora guhuriramo nazo usibye kuba wenda wakunda abagore, nk'uko nabikubwiye ko nta bushakashatsi bwigeze bukorwa ngo bwerekane ko ukunze ubugore, kuko buriya ubusambanyi cyangwa se gukunda gukora sex ni ibintu biba biri mu maraso y'umuntu, ni ibintu umuntu akurana bigenda mu maraso. Ntabwo ushobora kubyiga ukuze ngo bikuzemo, ushobora kubikoreshwa bitewe n'ubuzima ubayemo ariko utabikunda. Ariko umuntu usambana kubera bimuri mu maraso cyangwa se umuntu uryamana n'undi kubera ko bimuri mu maraso, ntabwo ari wa muntu bisaba ngo ugire ikintu umuha, kuko mubwije ukuri ko burya na ba bagore ubona ku muhanda
abo bakunze kwita indaya nk'uko babivuga, mubwije ukuri ko burya hari abakobwa se cyangwa hari abasore basambana kurusha bariya wowe ubona, kubera ko baribona akenshi hari igihe babikora bitewe n'ubuzima bwa buri munsi baba baragiye banyuramo, cyangwa se bitewe n'uko isi nyine idasakaye, imvura irimo ibanyagira, ntukabasekere cyangwa ngo bacire urubanza kuko imvura iri kubanyagira nawe ubwawe ishobora kukunyagira. Yego ntabwo twabashima ko ari umwanzuro mwiza bafashe cyangwa se ariyo nziza babonye, ariko ku rundi ruhande jya unabumva kubera ko burya hari igihe hariyo mahirwe bari bafite, kandi burya bariya ntabwo bivuze ko aribo bantu babi cyane, kubera ko tuzi indaya zagiye zihinduka zikaba nzima, ndetse tuzi n'abakoraga biriya birenze biriya babaye abantu bazima. Bishatse kuvuga ko rero hari abantu bakora uburaya ariko ari ba bantu batajya ku muhanda ngo bicuruze. Hari umuntu ushobora kwira aryamanye n'abantu barenze babiri, kandi muri abo bantu bose yaryamanye nabo nta n'umwe wamuhaye amafaranga, nta n'umwe yahaye amafaranga, kubera we jase ni ibintu biri mu maraso, ni ibintu bimuri mu maraso, ni ibintu bimuhoramo. Uriya rero aba ari mubi cyane. Abatipe rero cyangwa se abasore muri rusange bagakwiye kumenya ko burya ubuzima bwabo cyangwa se ubuzima bwabo buba buri mu biganza byabo. Niyo mpamvu ukunda kugenda cyane wangirika mu buzima bwawe, nk'uko ngiye kukubwira ingaruka zishobora kukugeraho mu gihe waryamanye n'umugore cyangwa se mu gihe wakoze imibonano mpuzabitsina n'undi muntu wese utemerewe. Icya mbere burya ugira ingaruka mbi cyane ndetse ziba zigiye zitandukanye, kugaragara nk'utagira indangagaciro mu muryango. Burya nibamenya ko uri umuntu w'umusore ukaba waryamanye n'umugore wubatse, egare biba bigaragaza ko nta ndangagaciro ugira mu muryango, aba ari igisebo kiba kije mu muryango. Guteganya cyangwa se gusenya urugo rw'abandi cyangwa se gusenya urugo rw'undi muntu wubatse, burya nurya kuryamana n'umuntu wubatse uzamenye ko uri gusenya urugo rwe, kandi ibyo bintu ntabwo bizakugwa amahoro. Ushobora kubikora as enjoyment cyangwa se ushobora kubikora wowe utabizi, ariko mubwije ukuri ko ibyo bintu ntabwo bizigera biguhira, kubera ko uzaba uri guteza akajagari mu rugo rw'abandi. Uzaba umeze nka Satani igihe Imana yamujugunyaga mu isi, nawe uzaba uri gukora umurimo nk'uwa Satani igihe Imana yamujugunyaga mu isi. Ikindi kintu ugomba kuzamenya, kwinjira mu bibazo bikomeye n'abagabo cyangwa se n'imiryango. Burya nuryamana n'umugore wubatse uzamenye ko uri kurema umwanzi hagati yawe n'umugabo w'uwo mugore. Kuba rero mu nzira zishobora kukuzanira indwara zandurira mu mibonano mpuzabitsina ndetse n'ibindi bintu biba bigiye bitandukanye. Bivuze ko rero ibyo abantu bavuga ari imvugo ikoreshwa ku buryo bwo gukangurira urubyiruko kwirinda gusambana n'abagore bubatse, ariko ntabwo ari ibintu bihita bigaragara nk'indwara cyangwa se ihinduka ry'umubiri. Niyo mpamvu rero nabashe kugutegurira iyi nkuru kugira ngo ugire ikintu ukuramo cyangwa se ugire ikintu wirinda. Ariko burya ni kwirinda, bajya batubwira ko kwirinda n'ibikunanira, gerageza wirinde ukoresha n'agakingirizo kugira ngo ukomeze usigasire ubuzima bwawe maze ugire ubuzima bwiza. Ndagushimiye cyane niba twatangiranye iyi video, wakoze cyane kubana natwe ndetse warakoze cyane gukanda subscribe. Niba utarayikanda nagushishikariza gukanda subscribe kugira ngo tujye dukora cyangwa se tubane no mu zindi nkuru tugenda tukugezaho. Muri comment watwandikira igitekerezo cyawe n'inyamibwa kuri twebwe, icyo watwungura ndetse n'icyo twakugiraho inama.